inshuti yanjye niba ukora ChatGPT mu buzima bwawe bwa buri munsi, ku kazi, ku ishuri, mu projet runaka ukora, ya matask yisubiramo ukaba utayikoresha iyi feature ya ChatGPT ngiye kukwereka ugihomba cyane. Ngiye kwereka feature ishobora kugufasha muri productivity yawe, ugakora task nyinshi zitivangavanze kandi bigatuma mu gihe ukeneye kongera gusura kuri ya projet yawe bitongera kukugora ngo wisange ibintu byaragiye utakongera kwibona. Reka tujye kuri machine nkwereke uburyo iyi feature nanjye yahinduye uburyo nakoreshaga ChatGPT. Twagiye. Feature na yindi ni project. Niba ujya ukora ama project agiye atandukanye, ni ukuvuga ngo ku kazi wawe uduside aso twaba ufite ibintu bigiye bitandukanye ubikoresha muri ChatGPT, iki nicyo gihe ngo ugende bitandukanye kubera iyi feature ya project. Iyi feature project igufasha mu kugira ngo organizinge ama idea yawe, organizinge project zawe, organizinge akazi kawe kugira ngo utagenda byivanga kandi bikaza no kwihutisha igihe. Iyi feature tujyanga iri hano bayita project. So no kuvuga hari gukora mu kazi, hari gukora mu rugo, hari ibintu ufite wenda nk'igi projet runaka kinini uri murashaka gukoraho. Ariko iyo dukoresheje hano ha chat, ukuvuga ngo ama chat ufite ama chat menshi cyane, yugarutse uje gutangira gukora wisanga ama chat yatakaye. Ariko iyo ukoresheje iyi feature ya project uragenda ukaza kuza kugaruka ukaza gukomerezaho. Ariko iyo uri gukoresha hano ha chat gusa ni cyagiye ugenda, tuvuge nk'urugero ukoze prompt yenda ijyanye na graphic design cyangwa se usabye ChatGPT ama idea wenda kuri project runaka kugize, ukaza gusanga wagize ama chat menshi, nugaruka konyaguza gukora kuri ya project uraza kuza gusanga hamaze kujya ama chat menshi yamaze no kwivanga na ChatGPT ubwayo bicange imenye se irakorera reference kuri iyo project. Ariko iyo ukoresheje aka kantu bita project gatoga hindi ibintu byose. Nk'urugero hani wanje hano mfite urumva nyine nkora website, nkora graphic design, of course mfite na business na managing director, bivuze ko bafite tasks zo muri administration, kwanaliza ama business ideas, gukora prompt y'ama website n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu naraje hanga muri project aho ngo hano mfite project bita Afrinovators. Nwango ibitekerezo byose n'ama idea yose bijyanye na Afrinovators byose birahanga. Nubanga ya chat ngungu hano twakoze Labor Day caption, Afrinovator design direction. Nubanga anga ndi kubona ama chat n'ama idea bijyanye na Afrinovators. Anga kuri service finder the same story. Nanga kuri graphic design, nukuvuga ngo ngungu uyu n'umukiriye nakoreye logo. Uyu mukiriye nakoreye logo ashobora kumbwira ati ya logo ntago nayikunze, nkuriraho aka kantu ntabwo biza kuza kunshanga. Icyo ndibuza kuza gukora, ndaza kuza kugaruka muri ya project ya graphic design, nze kuri ya chat nagize ijyanye na ya logo nakoreye umukiriye, nitego mbwira ati remove, tuvuge nk'urugero nk'umukiriya yarambwiye ati remove phone number. So ubu yonza kuza kuba narabijyaye muri chat zisanzwe kugira ngo nze kuza kubona iyi chat iyi logo byari kungora. Ariko uko nabishyize muri project biorganizinze neza, mise ko mbona immediate aranza kuza kugira kuza gukosora. Ndagira ngo murimo murumva akamaro ki project. Reka turebe muri rusange project feature yagufasha iki, then noneho tuze kuza kuri uburyo wa creatinga project. So iyi kintu cya mbere, everything stays organized. No kuvuga iyo ibintu byawe uri gukora bibe organized bitari mu machat agiye atandukanye. Ikindi cya kabiri cy'ingenzi cyane, ChatGPT remember context inside the project. No kuvuga ngo nk'urugero hanga ChatGPT iziko iyi project ya logo design, ChatGPT iziko nyine ari ahantu nkorera logo. Ubunjanga muri prompt ChatGPT iziko iyi side ndiho, iyi project ndiho ni ibijyanye na prompting. Ijanga muri Afrinovator iyo ntangiye gukora ibintu muri Afrinovator, ChatGPT itako imenya ngo okay
arimo arambwira ibintu bijyanye na free innovators, amabara nkoresha, telefone ikamenya uburyo igirute ikorana nanjye. Ikindi cya gatatu, ushobora kwa uploadinga amafoto cyangwa se n'amafayiro muri project runaka. Ahangaha nk'urugero nk'ahangaha muri resources uka-uploadingamo ama-resources, amafoto n'amavideo n'ibindi byose, nako n'ama-PDF byinshi, none ikazagira ute ibikoreraho. Mu gihe tugende kuri chat zisanzwe, iyo uploadinze amafayiro, kuko uguma ukora ku ma-ID agiye atandukanye, bizagorana ko ya mafayiro uploadinze aza kuza kugira akamaro, biza kuza gucanga ChatGPT. Ikindi, perfect for long term work. N'urugero, niba ukuri gukora kuri projet ni tuvuye ni igitabo, cyane cyane nk'abantu mukora nk'igitabo, ushobora kuzaruka ukakita izina, nimba ari title mukadiscussing kuri title, kuri cover, idea, kuriya nyine buri gihe ugira icyo ushaka gukora kuri ya project yawe cyangwa se cya gitabo cyawe uri kwandika kinini, uragaruka ukaza muri ya project. Niba nk'urugero ku kazi ari project runaka uri gukora, ari ibintu runaka ukeneye kugeneratingamo ama idea, amafoto, presentation, ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ushobora kuza ya project nimba ari nini cyane ukaza ukayiketinga yariya, kugira ngo uzajye ugaruka wisange ahandi wari uri, ntago wagize ute, ntago watakaye. Uyu munsi 97% by'abaguzi bose bamenyera kuri internet amakuru yaho bagura ibicuruzwa byose bagura. Niba amakuru kuri business yawe ari ahandi hantu hatari kuri internet, ubwo urashakira abakiriya aho batari. Reka mbivuge neza, niba udakorana na free innovators mu kumenyekanisha business yawe, urashakira abakiriya aho batari. Uyu munsi free innovators ifite promotion yitwa Total Digital Promo. Hano tukubakira website nziza kandi igezweho, yaba ya business isanzwe, e-commerce, NGO, amashuri, ibigo bitanga service n'ibindi. Tugukorera Google profile itanga amakuru yose kuri business yawe, tukaguha na domain name nka .rw.com cyangwa se .org. Ikiruta byose ariko tukwinjiza muri huza.rw. Uru ni urubuga rufasha business zo mu Rwanda kuboneka ndetse no kumenyekana kurushaho. Aha ni abakiriya bashya bashobora kukubona. Niba ibi byose ubifite kuri huza.rw, tuguhigerageza cyangwa se trial y'amezi 3 nta kiguzi. Gushyiraho business yawe ku buntu. Urashaka gutangira? Hamagara cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 85 73 70 cyangwa usure y3.huza.rawa. Wanadusura aho dukorera i Nyarugenge mu mujyi, mu nyubako ya TCB, mu muryango nimero F1B, inyuma ya Centenary House, ni hafi ya Simba Supermarket. Ni fast workflow, nubango y'ibintu biri hamwe, ibintu byisubiramo, iyi project yagufasha kuri ama projet yisubiramo, ntabwo yongera kuzagura kongera umusubiremo, ukomereza ugakomeza. Bivuze ko akazi karaza kuza kugira ute, karaza kuza kwihuta. Ibi rero ni byiza ko uzaza hano handitse new project, hano uyite wenda writing book. Nurangiza uze projet ugira uta hano, tukikwibuka hano ha setting, urazuba kande. Hano hari ibintu bibiri nshaka kubasobanurira, hari icyo twita default, hari icyo twita project only. Ni ukuvuga ngo igihe uri gukora kuri projet ewan iri private, udakeneye ko ChatGPT ijya kwirefera ku bindi bintu wavuze nyuma. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ngo project only, ni ukuvuga ngo ChatGPT izareba gusa ibyo muri kuganira ku kanya muri iyo projet, ntabwo izongera kugenda kwirefera ku bindi bintu nyuma. Ariko iyo ukize muri default, bishatse kuvuga ko ChatGPT ishobora kongera kugaruka ikagira ute, ikaza kuza kwirefera ku zindi chat mwagiranye muri iyo project. Not muri rusange kuri ChatGPT aho muri iyo project ibintu mwaganiriye izongera isubiremo iyo nze kugira ute igende kuza kubireba. Ugomba kwitonda ahangaha nanjye byabanje ku confusing. Nushyiramo project on, bivuze ko uzajya uhora buri gihe ugaruka ukongera gusuramo ibintu bundi bishyashya muri the same project. Ariko ukiza nka muri default, bivuze ngo ChatGPT uwe uburenganzira kuza gusubiramo ya machat ya mwagiranye muri iyo project, ikongera ikaza kwireferamo. Nk'urugero, nimba ari projet imwe, ibintu mwavuze ubushize irongera kongera ibirebeho, ibintu wagiye ukora ubushize irongera ibizibira. Ariko uze muri project one iraza wongera utangire uyihe instruction ndi bushyashya. Rero recommendation ni ugushyira muri default.
muri default. Ushyize muri default then ugakreatinga ya project yawe. Ya project yawe rero ugomba kuza ukagira ute, ugomba kuza hano hari ibintu bita instruction. Uraza kuza guha ChatGPT yawe uye instruction. Ibwira ati ndashaka ko uzayinkorera ABCD ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo iraza kuza kuzajya ikurikiza ya mabwizo wayibwiye. Uzajya unsubiza wenda mu buryo buri professional, uzajye unsubiza nk'umunyarwenya, ujye unsubiza in this way. Uraza kuza kuyana amabwiriza yo kuntu izajya igusubiza. Nk'urugero reka mbe nk'urugero nk'iyi prompt yanjye mfite ya iyi project mfite bita website prompt for lovable. Reka zembereke nka instruction ayihaye. Hungu narayibwiye koya project instruction narayibwiye ngo use this as your system level instruction. Narayibwiye ati you are a professional website strategist. Narayibwiye ujye witwara nk'umu professional website strategist. Your job is to generate clear, minimalistic and modern conversation focused. Nyiha objectives igenderaho, ndangije nyiha n'amabwiriza yose muri rusange. Nuvuga ngo iyo nje muri project bita website prompt for lovable itaki ingeneratingira neza bijyanye n'aya mabwiriza nagize ute mwaya mabwiriza nayihaye. So ngayo nuko rero mugende ukoresha iyi feature mu buryo bwiza. Nyandikira muri comment ni ibiki nasobanuye neza, nzabisobanura ubutaha. Ni icyo wabonye kigufashemo kugira ngo ubutaha tuzakivuge neza. Ni iki ushaka ko twakimprovinga, ni iki ushaka ko twavugaho. Turi hano kugira ngo tubafashe kubyaza umusaruro AI. Turi hano kugira ngo tubafashe kugira ngo mutangire mugire amaside hasi mubyaza umusaruro mu bijyanye na AI. Murakoze cyane, ngende Teacher Sam, ndabakunda cyane.